nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Aristarque muganga. Uyu munsi reka dufate akanya ko gusobanura ibitangaza Imana ikora mu gihe cyo kurema igitsina cy'umwana uri mu nda, impamvu bigora kukireba muri ecography n'igihe cyiza cyo kujya guca mu cyuma kugira ngo umenye igitsina cy'umwana utwite. Reka tubanze twinjire gato mu isomo bita embryologie, ni ukuvuga siyanse yigisha uko ingingo z'umwana ukiri urusoro ziremarema mu minsi ye ya mbere kuva gisamwa. Ubundi igitsina cy'umwana uri mu nda kimenyekana ako kanya ugisama iyo nda. Nubwo uwo mutwe tutabimenya, ariko nk'uko tubizi intanga z'umugabo ziba zirimo izo mu bwoko bwa X zishobora gutanga umukobwa n'izo mu bwoko bwa Y zishobora gutanga umuhungu. Umugore we aba afite izo mu bwoko bwa X gusa, ni ukuvuga ko umugore atari bugena igitsina azabyara. Umugabo niwe utanga igitsina cy'umwana. Mu ntangangabo zibarirwa muri za miliyoni zinjira mu mubiri wawe mu gihe cyo gusama, uko zose ziba zivangavanze harimo X na Y zivanze, imwe gusa niyo ihura n'intangangore bigakora iki. Iyo ari X bihuye aba umukobwa, yaba ari Y akaba umuhungu. Ugisama ako kanya muri ako kagira buzima fatizo ka mbere k'umwana uzavuka biba bizwi ko ari XX, ni ukuvuga umukobwa, cyangwa se XY, ni ukuvuga umuhungu. Ni ukuvuga ngo igitsina kiba cyamaze kumenyekana kuva ugisama. Ikiba kigiye gukurikiraho rero nibyo bita sex differentiation, ni ukuvuga uburyo imikurire y'urusoro izatuma umubiri we ukura ukazana ibice bigize umubiri w'umukobwa cyangwa se nyine w'umuhungu hakurikije ibyanditswe muri rwa rusoro cyangwa iki. Kuva ugisama kugeza inda y'ukwezi kumwe cyangwa se ibyumweru 6 nk'uko babibara kwa muganga, imyanya myibarukiro y'umwana uzavuka itangira kwikora mu imbere mu mubiri, ariko muri icyo gihe umuhungu n'umukobwa ntaho baba batandukaniye, usibye gusa kuba umubiri ubwawo ubuzi ko uzakurikiza gahunda ya XY akaba umuhungu cyangwa se XX akaba umukobwa. Ibizavamo igitsina cy'umwana n'imyanya myibarukiro ye biba bigizwe n'ibi bikurikira. Mwe imbere haba hikora utumeze nk'uduheha dushobora kuvamo imiyoborantanga ku muhungu, utu nitwo bita Wolffian duct cyangwa se mesonephric duct. Aha turaduha ibara ry'ubururu bisobanura ko ari umuhungu. Hakaba rero n'utundi duheha biba byegeranye cyane binateye kimwe, ni ukuvuga uduheha dushobora kuvamo imiyoborantanga na nyababyeyi ku mukobwa, ari two bita Mullerian duct cyangwa se paramesonephric duct. Hanyuma hejuru y'utwo duheha hakaba utumeze nk'udusabo ku mpande zombi bihuriyeho. Utu dusabo two akaba ari two tuzavamo amatestikire ku muhungu cyangwa se za ovaire ku mukobwa. Ibi biba birimo imbere mu mubiri, mu gihe hanzeho ahazaba hari igitsina haba hari umwenge w'ikibuno umaze kwitandukanya n'uzavamo igitsina ariko byegeranye cyane. Muri iki gihe uyu mwenge w'igitsina uba uteye kimwe, cyaba icy'umuhungu cyangwa icy'umukobwa, byombi biba ari kimwe. Hejuru y'uwo mwenge haba hari akandi kantu kabyimbyeho kagaragaza ahazava agapipi k'umuhungu cyangwa se clitoris ku mukobwa. Gusa iki gihe byose biba bisa ntaho bitandukaniye. Aha ubwo ni ukuvuga ku nda y'ukwezi kumwe, ni ukuvuga ibyumweru 6. Mu kwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu rero nibwo ibijyanye no gukora imyanya myibarukiro igaragara biba birimo gukorwa. Dore uko bigenda ku muhungu no ku mukobwa ureba aho bitandukanira. Kuva mu cyumweru cya 6 kugeza hafi mu cyumweru cya 10 cy'inda utwite, iyo umwana utwite ari umuhungu, twaduheha twise Mullerian duct twakabaye tw'umukobwa turuma tukavaho, hagasigara gusa mesonephric duct ari two bita Wolffian duct. Utu duheha twitiriwe Wolf turakura tukihuza na twa dusabo tuba tukiri hejuru, ariko natwo tuba dutangiye gukura dushaka kuvamo amatestikire, bigatangira gukora imyanya myibarukiro y'umuhungu. Aha wibuke ko muri iki gihe izi testikire ziba zikiri mu nda hejuru cyane rwose, hafi ya haba n'ubundi udusabo tw'intanga ku badamu. Noneho rero iyo ari umukobwa, twaduheha twise Wolffian duct twakabaye tw'umuhungu nitwo twuma noneho tukavaho tugashira, hagasigara gusa paramesonephric duct arizo bita Mullerian duct arizo za gikobwa. Utu duheha twitiriwe Mullerian duct turakura tukihuza na twa dusabo tuba tukiri hejuru, ariko natwo tuba dutangiye gukura dushaka kuvamo noneho ama ovaire, ni ukuvuga udusabo tw'intangangore, bigatangira gukora imyanya myibarukiro y'umukobwa. Ngira ngo urabona ko udusabo tw'intanga tw'abagabo testicule duturuka rwose hamwe naho udusabo tw'intangangore ovaire duturuka. Mu kanya ndaza kukubwira ibikurikiraho, ariko tukiri aho reka tugaruke hanze y'umubiri hagati y'amaguru y'uwo mubebe, ibiba birimo kuhabera mu iremwa ry'igitsina cy'umwana. Twabonye ko bitangira hari umwenge w'igitsina n'akantu kabyimbye hejuru yawo hamwe n'indi nyama isa n'ibikikije. Aha urebeye inyuma
umwana aba akiri ikinyabibiri niko twabyita. Hanyuma muri kwa kwezi kwa kabiri gushyira ukwa gatatu, kuva ku cyumweru cya gatandatu kugeza ku cyumweru cya 10. Ku muhungu ka kantu kabyimbye kagenda gakura buhoro buhoro kakaba karekare, mu gihe wa mwenge wo hasi ugenda wifunga buhoro buhoro, umwenge ukimukira ku mutwe w'igitsina. Hanyuma uruhu rukikije igitsina rugatangira gukweduka buhoro buhoro rwitegura kwakira amatestikire agenda amanuka aturutse hejuru mu nda. Naho ku mukobwa wa mwenge aho kwifunga ahubwo urushaho gufata isura y'igitsina cy'umukobwa ugafata forme, ka kantu kabyimbye aho kugira ngo gakure kaza inyuma ahubwo kagakura gasubiramo imbere kugira ngo kavemo clitoris n'inyama zikikije umwenge w'igitsina, mu gihe rwa ruhu rwegereye igitsina aho kugira ngo rukweduke nk'uko ku muhungu bigenda, ahubwo noneho ruregerana rugakora ibizavamo amagrande lèvre. Kugeza ku cyumweru cya 10 cy'inda igitsina kiba cyamaze kwikora inyuma, ariko nanone haba hakiri kare kuba wamubona muri ecography kuko icyambere akana kaba kakiri gato cyane, ariko nanone clitoris ku mukobwa hari igihe iba ikiri nini ku buryo wayitiranya n'agapipi k'umuhungu gatangiye gushibuka, mu gihe testikire z'umuhungu ziba zitaramanuka ngo zijye mu dusabo twazo, umuntu akaba yabyitiranya na za lèvres z'umukobwa ziba zitaregerana neza. Uhereye ku byumweru 10 kuzamura, imyanya myibarukiro ku bitsina byombi igenda irushaho kwitandukanya umunsi ku munsi. Abahanga bemeza ko igihe cya hafi umuntu w'umuhanga muri ecography ashobora gutangira kuboneraho igitsina cy'umwana ari ku byumweru 12 byibura, ariko muri rusange byibura kuva ku mezi 4 kuzamura, ni ukuvuga kuva ku byumweru 16 kuzamura nibwo umuganga yabasha kukubwira igitsina arebeye muri ecography ntihazemo kwitiranya igitsina. Ku mukobwa ahagana ku cyumweru cya 10 kuzamura kugeza byibura ku byumweru 12, uko twaduheha twitiriwe milere turushaho gukura, niko dutangira kugenda twegerana kugeza duhuye mu gice cyo hepfo tugakora ikizavamo nyababyeyi. Iki gice cyihuje kigenda gikura gahoro gahoro kikavamo nyababyeyi, mu gihe udusabo tw'intanga ari two ovaire tugenda tumanuka tujya mu mwanya watwo neza neza, ari nako igice gisigaye cyo hejuru kuri twaduheha kigenda gifata isura y'imiyoborantanga neza neza. Nyuma y'ibyumweru 12, hafi buri kintu cyose kigize imyanya myibarukiro y'imbere mu mubiri no hanze hagati y'amaguru ku mukobwa biba bimaze gufata isura nyayo y'umukobwa, hanyuma bikagenda bikura neza kurushaho mu byumweru bikurikiraho. Naho ku muhungu ahagana mu cyumweru cya 10 kuzamura kugeza byibura ku byumweru 12, hanze y'umubiri udusabo tuzakira amatestikire tugenda turushaho kubyimba, ari nako agapipi karushaho gukura, hanyuma imbere mu mubiri twa dusabo tw'intanga dufashe kuduheha twitiriwe Wolf cyangwa se Wolfian duct tugatangira kugenda tumanuka buhoro buhoro twerekeza hasi aho amatestikire agomba kuba ari. Aya matestikire agenda amanuka gahoro gahoro cyane ku buryo ku bana benshi amatestikire ajya gusohoka mu nda ngo yinjire mu dusabo twayo ahagana ku byumweru 32, ni ukuvuga ahagana ku mezi 7. Niyo mpamvu ku mwana w'umuhungu hari igihe ushobora gusanga umwana avutse amatestikire yataragera mu dusabo twayo neza, bikaba bishobora no kuba ngombwa ko muganga mubaga akayamanura. Nyuma y'ibyumweru 12, igitsina cy'umuhungu kirushaho kugenda gifata isura yacyo kinagaragara kurushaho, ndetse n'udusabo tuzajyamo amatestikire tukarushaho kwirema no kubyimba, nubwo amatestikire bakiri hejuru mu nda agenda amanuka buhoro buhoro. Uku niko igitsina cy'umwana cyirema mu gihe ari mu nda. Ubutaha noneho tuzababwira muri make uko bareba igitsina cy'umwana muri ecography. Mwari kumwe na Dr. Aristarque muganga. Mu gihe ushaka kwivuza indwara zidasaba kuza kwa muganga, watwandikira kuri www.kwivuza.com cyangwa ukaduhamagara kuri 0782 42 39 66. Umunsi mwiza.